ni saa yine z'amanywa. Mike rero aba ahagaze ahantu ategereje Celine, nyamara aba bose ntabwo baba baziranye. Mike rero uri muri telefone ajya kubona akabona umukobwa wambaye agakanzu k'umweru kagufi aje amwegera, ariko uyu mukobwa nawe aba ari muri telefone. Naho rero Celine akimugera imbere yahise amubaza ati ni wowe musore se twagombaga gusezerana? Mike rero yahise avana umutwe muri telefone maze aramureba, yahise amubaza ati ni wowe Celine? Celine ati ahubwo se ni wowe Mike? Mike ati ni wowe Celine? Celine nawe yongera kumubaza ati ni wowe Mike ahubwo? Bose rero bahise bareba muri telefone bongera kureba nyine amafoto, dore ko aba bombi batari bahura n'umunsi n'umwe. Mike yahise amubwira ati cyakoze rwose uzi kwifotoza neza, gusa nyine n'ubundi ntacyo utwaye, ariko noneho amafoto yawe yo rwose aba arenze, amafoto yawe yari arenze cyane. Yahise amubwira rero ati ngaho rero hindukira, ndashaka kureba nyine umukobwa tugiye kumarana iminsi 90 nkamwitegereza neza, hindukira unyereke n'inyuma hawe hose nyine mbanze nkurebe. Naho rero Celine atari ko se ubundi uratekereza ubundi ni gute nisanze aha hantu nkaba ngiye gusezerana n'umuntu umeze nkawe, umuntu wagira ngo ntabwo atekereza? Batangiye rero guterana amagambo, maze rero muri kano kanya umugabo wari wabahuje bombi yahise abasanga aho bari bahagaze, yahise ababwira ati ndabona rwose mwambaye neza ndetse ndabona mwahageze. Yarabasuhuje rero maze arababwira ati hanyuma rero murabizi nyine akazi tugiye gukora ntabwo ari akazi koroshye, nabahisemo mwese mutaziranye, umwe ku giti cye n'undi ku giti cye, ariko nabonaga ko rwose akazi ngiye kubashinga muzagakora neza cyane. Hanyuma rero ubu mugiye gukora ubukwe, hanyuma igikurikira mugiye kubana nyine nk'umugore n'umugabo iminsi 90 kandi mubane mwitwararitse, kubera ko mukoze agakosa gatoya rwose twahita tubihomberamo. Murabizi narabibabwiye yuko ibi bintu birimo amafaranga menshi. Murumva nyine aya marushanwa couple izayatsinda izabasha kwegukana miliyoni y'amadolari. Ayo mafaranga ni menshi cyane. Hanyuma rero twebwe nitumara kuyatsindira tuzayagabana uko ari turi batatu. Murumva ko ari amafaranga atubutse yadutunga igihe kinini cyane. Aba bombi rero bahise bamubwira bati yego rwose turabizi nyine icyo tugomba gukora. Yahise ababwira ati rero kuhaje kandi nyine ndabizi ko muzabishobora, nababonyemo ubushobozi. Ubwo rero nyine ngaho tugende ubundi mujye gusezerana, kubera ko ugomba kubasezeranya arabategereje. Mike yahise abwira Celine ati ngaho rero jya imbere. Celine yagiye imbere maze ahita abwira uyu musore ati cyakoze Imana, ntabwo nzi ko rwose amezi 3 azashira sinjye nzabona ashize ngo dutandukane. Aba bombi rero icyari kibategereje nta kindi ni aya marushanwa nyine y'amakupure. Hanyuma rero couple yagombaga kuzitwara neza no kuzirikana nyine ko ari couple ikundanye, iziranye neza mu buryo bushoboka bwose, kuko bagombaga kujya bababaza ibibazo byagombaga nyine iyi couple kuzegukana ayo mafaranga yose. Aba rero bo byasaga nkaho rwose bagiye kubikora ariko batanabyemerewe, kuko ubundi couple yazagombaga kuzamo hano nizimaze nibura umwaka zibanye, nyamara aba bari bagiye kubana kano kanya maze bagahita binjira no mu marushanwa ariko mu ibanga rikomeye cyane. Ku rundi ruhande ariko buri wese hano yari afite umukunzi, yaba Mike yari afite Shani bakundana, naho rero Celine yari afite Siaka nawe bakundana. Buri wese yari afite umukunzi we, bari baremeranyijwe yuko buri wese azajya ahura n'umukunzi we bakaganira, mbese urukundo rwabo ruzakomeza, bo nyine bazabana ku bw'inyungu bategereje gusa, ariko nyine nta kindi kizaba kiri hagati yabo. Bashoje rero gusezerana maze uyu mugabo wari wabahuje abatwara kubereka inzu bagomba kubamo nyine nka couple nshyashya. Nyamara ibintu byose bagombaga gukoresha muri iki gihe cy'amarushanwa ndetse n'iyi nzu babagamo yagombaga kuba yishyurwa n'aba bantu bari barateguye aya marushanwa, ndetse ni nabo babahaga buri kimwe cyose, byaba ibyo kurya byaba buri kimwe nibo bakimenyaga. Hanyuma rero bakigera imbere y'iyi nzu Celine yarayitegereje maze ahita avuga ati wow, mbega inzu nziza, ni nini cyane, ndabona hano hantu ari heza, ndatekereza ko rwose nzahagirira ibihe byiza, ndabona mpishimiye. Naho rero Mike nawe yaraharebye maze ahita avuga ati
ndabona rwose hano hantu hari sawa, ndahishimiye nta kibazo. Uyu mugabo rero wari ubazanye yarababwiye ati aha rero niho mugiye kuba iminsi 90, gusa nyuma yo gutsinda ariya marushanwa, dore ko mbizi neza ko ari amafaranga ariko tuzayegukana, muzahita mutandukana hanyuma buri wese asubire mu buzima bwe busanzwe. Naho Serine yahise amubwira ati Imana ishimwe ko rwose nzatandukana n'uyu musore, kubera ko ntabwo nshobora kubana n'umuntu umeze utya imyaka y'ubuzima bwanjye bwose, ntabwo byashoboka. Naho Mike ati humura rwose, nanjye sinakwifuza kubana nawe kubera ko njye mfite abasheri benshi, abo bose rero bazaba bantegereje ko ibi byose birangira kugira ngo twongere twisanzure. Uyu mugabo rero yakomeje kubabwira ati gusa nyine icyitonderwa ni uko aba supervisor bashobora kuzajya babatungura umwanya mutazi n'igihe mutari mwiteguye, maze bakaba baje kubareba. Niyo mpamvu nyine mugomba kuzajya mugerageza kubaho nk'aho rwose muri couple n'ubundi, mugakorana ibintu byose hamwe, mugasangira, mbese mwaba muri mu rugo mugahora mumeze nk'aho mwiteguye kugira ngo mutazatungurwa. Bageze mu nzu rero batangiye kuyitembera, buri wese nyine yitegereza uko iyi nzu imeze. Serine rero aza maze yicarira muri salo. Mu kanya gatoya Mike yarahamusanze maze ahita amubwira tumva aha hantu ni heza cyane, ati none se mugore mwiza ntiwajya mu gikoni maze ugategura akantu turi bushyire mu nda ko numva inzara inyishe imereye nabi. Serine yahise amwitegereza ati ngewe se ngutekera? Ati ubwo nturi kurota se? Njye nawe hano turi muri business, ibyo gutekereza ko nshobora no kuguha keya wikorwa ubitekereza. Naho rero Mike atari ko ibyo aribyo byose uri umugore wanjye, kubera ko twamaze gusezerana mu mategeko, rero nyine ugomba kubahiriza inshingano zawe. Serine ati nta nshingano nimwe ngufiteho, wowe nyine icyo tugomba kuba duhujwe nacyo ni uko tugomba kuzabona ariya mafaranga gusa tukayagabana maze tugatandukana. Naho ubundi rwose witegereza ko nshobora kujya kugutekera, kuko utegereje ko ndi bugutekere wazicwa n'inzara. Mike ati ubuse koko njye mu mashuka n'iyi nzara mfite maze nyiryamane? Naho Serine ati ahubwo n'ubu ugize igitekerezo cyiza wakabaye wamaze kubikora kare rwose. Muri kano kanya rero telefone ya Serine yahise isona, ni umukunzi wari umuhamagaye. Ati sheri, atumva ati meze neza, atari ko nyine ati uyu mugabo bampaye iyo biba bishoboka rwose mba muhinduye, kubera ko nitesha mutwe. Ntushobora kumva ukuntu amasaha twamaze turi gusezerana yambereye nk'ari ikinyejana cyose. Uzi kuba uri kumwe n'umuntu iruhande rwawe uba uteye umujinya, wa muntu nyine wumva utabasha no kwihanganira. Ndakubwiza ukuri sinzi niba rwose nzabasha kwihanganira iyi minsi 90 yose. Naho sheri ati hoya sheri, none se cyakuzanye ntukizi, nyine ugomba kuyihanganira, urabizi ayo mafaranga turayakeneye kandi tugomba kuyabona. Wowe nyine byihanganire, jya wigira nkaho utamubonye nta kibazo. Nyamara uko yari ari kuvuga ibi ngibi niko ku ruhande Mike yari ari kumuvugiramo. Ati ahubwo nyine ibyo uri kuvuga uri kugira ngo ahari uri kumbabaza, ariko njye ndumva wagira ngo uri nko kuntera imitoma cyangwa nyine uri kundirimbira. Uyu musore yari umusore nyine utesha umutwe byo rwose, yari yazonze Serine mu buryo bushoboka bwose. Ku rundi ruhande rero inshuti za Serine zari zicaranye, umwe ari kubwira undi ati ariko se Serine bimeze bite ko uyu munsi rero muhamagara maze ntanyitabe? Naho mugenzi we ati ntabwo yari kubasha kukwitaba kubera ko ari muri ya gahunda nyine yo kugira ngo bazajye gukorera ya mafaranga. Naho rero uyu mushuti ati none se mbwira yaje kubyemera se? Uyu mukobwa ati cyane rwose, ubu ngubu tuvugana ndakeka ko rwose ari kumwe n'umugabo we mu nzu. Bahise baseka ati Serine n'umugabo? Ati cyakoze rwose iriya misiyo neza neza niyo ubwiyahuzi, uratekereza kugira ngo ujye kubana mu nzu n'umuntu utazi. Naho rero undi mukobwa ati ariko njye ndumva nta kibazo, ariya mafaranga se buriya hari umuntu n'umwe wayanga? Niyo rwose baza kuba ari njyewe babibwira ntabwo nagombaga kubyanga. Naho rero uyu wundi ati ntabwo ngenda nzi ko Serine rwose yari kwemera biriya bintu. Naho mugenzi we atumva aya mafaranga nawe utangiye kuyabara mu mutwe wawe, ntabwo rwose wavuga hoya. Serine rero yagombaga kugenda akajya gukorera ariya mafaranga kandi nta nicyo bitwaye, iminsi 90 gusa. Uyu mugenzi we atari kuko ndi kubyumva, ndi kumva wagira ngo rwose niwe wamuteje umurindi wo kugira ngo abashe kujyayo. Naho uyu mukobwa ati cyane rwose, wowe se urumva nari kumuca intege kandi numva ari ibintu byunguka?
Nyuma y'iminsi mike rero umwe mu nshuti za Celine aza kumusura, araza rero agasanga Celine ntahari, gusa muri salo haba hari Mike n'umushuti we baba bicaye bari kuganira. Hanyuma rero uyu mukobwa bamuha karibu, akababwira ko yari aje kureba Celine, bamubwira ko adahari ariko ari bubanguke, maze akicara muri salo bakaba batera story. Uyu mukobwa rero nawe aba ari umukobwa uzi kuganira cyane, baraganiriye maze batangira guseka, dore ko nyine Mike nawe yari umusore uzi rwose no gutera urwenya cyane. Bari bari guseka rero maze bagasakuza. Celine yarinjiye asanga abantu hano ibiganiro byabaryohanye, n'umujinya mwinshi yahise yiruka ajya mu cyumba, maze uyu mushuti we ahita amukurikira ati ariko se kubera iki umeze utyo, kubera iki wari urakaye umeze gutyo? Naho rero Celine ati urabona ukuntu wari uri guseka na bari abahungu, ati burase koko bari abahungu mwasekaga iki n'ukuntu ari abana babi? Aho uyu mushuti we ati ngo iki? Atumva ati ni abana beza bari bancekeje banteye story, nta n'ukuntu ahubwo umuntu yakwihanganira guseka nabo. Cyakoze ni ukuri wanagize Imana kuba uri hano kubera kuri kumwe n'abantu b'abana beza. Naho rero Celine ati ariko se kano kanya uje baguhaye iki gituma uri kubavugira bingana bitya? Uyu mushuti ati ahubwo se mbwira ni uwuhe mugabo wawe muri bariya bose? Celine ati ni uwo nguwo uri gukomeza gutera imitoma ngo ni bogari, ngo ni umwana mwiza. Uyu mushuti ati uravuga Mike se? Naho Celine ati ni uwo nguwo. Uyu mushuti ati ye baba we, ati mbega ati uri umunyamahirwe ntabwo ushobora kubyumva, ati kora hano ahubwo. Yari ari kumuhereza n'ikiganza nyine, atumva wagize amahirwe uretse no kuba rwose mwarahujwe nyine na business, ariko waniboneye umugabo w'inzozi zawe, ni uriya nyine mugomba kuzagumana. Celine ati ceceka ibyo bintu sinshaka kubyumva, kubera ko rwose ntabwo uriya mugabo twabana ubuzima bwanjye bwose, ntabwo bishoboka. N'ubu ngubu kuba ndi kubasha kumusiporuta nuko mbizi neza ko nyine ari ibintu birimo amafaranga, naho ibyo bindi rwose byihorere ntabwo bishoboka. Umushuti we atumva sinzi impamvu utari kubona ukuntu uriya mutipe ari bogari, none ukuntu ari umwana mwiza, ukuntu nyine aba ari gutera story anaseka, ari umwana mwiza cyane, sinzi impamvu ibyo byose utabibona. Naho rero Celine atumva njye ndumva ntazi ibyo baguhaye ariko mbabarira icyo kiganiro tukihorere. Uyu mushuti wese amubwira ati none se ko nshonje nta kintu wari wateguye kugira ngo nanjye ungaburire? Naho rero Celine ati njyewe nteka se? Ati hoya rwose pe, ati ntabwo nari guteka, uwo mwanya nta wumva mfite, kandi urabizi ko ntari n'inshuti y'igikoni mu busanzwe, nubwo rwose guteka mbizi ariko urabizi ko ntakunda igikoni habe na gato. Wowe se simbizi ko ukunda guteka cyane? Ngaho ugenda kiriya gikoni ndakiguhaye, genda rwose wishimishe, ukore buri kimwe cyose ushaka, ufate icyo ushaka cyose. Uyu mushuti ati none se mbwira ndajya mu gikoni cyawe umugabo wawe ahari maze njye gutegura? Naho Celine ati singiguhaye uburenganzira se, genda rwose nta kibazo. Uyu mushuti rero yagiye ajya mu gikoni maze arategura amafunguro neza, ubundi amaze guhisha yashyize nyine ku masahane akajya ashyira buri muntu wese mu cyumba cye. Yashyiriye rero Celine, ubundi ashyira nyine na Mike. Mike rero akimara kubona ibi byo kurya yaramushimiye cyane, ati ni ukuri ntabwo rwose nari nzi yuko hari umuntu wantegurira ibyo kurya maze akananzanira. Naho uyu mukobwa yaramubwiye ati hoya nagombaga ni ukuri kubategurira mwese, ahubwo uze kumpa amanota umbwire niba biryoshye cyangwa se bitaryoshye. Mike atumva ndabyumva ko biri buze kuba biryoshye kuko rwose byamaze kumpumurira, kandi wakoze cyane kubw'icyo gikorwa ukoze, ntutekereze ko ari ikintu gito, ni ikintu kinini cyane, ndetse rwose nari nanashonje cyane. Uyu mukobwa rero yarasohotse maze Mike asigara ari gufata amafunguro yaryohewe yishimye, ubona nyine anezerewe kubera ukuntu uyu mukobwa yari yamwitayeho. Yasubiye rero mu cyumba nyine cya Celine maze ahita amubwira ati nari maze nyine gushyira n'ibyo kurya Mike. Naho rero Celine nawe wari waryohewe yishimye ari kubwira uyu mushuti we ko rwose ari we muntu baziranye uzi guteka cyane, yahise atangira kurakara ati kandi se kutangiye kumbihiriza gute wamuhaye ibyo kurya byacu, ibyo kurya twitekeye, agomba kwitekera, njyewe ntabwo ndi umugore we ngo mutekere. Naho rero uyu mushuti we atari ko niba muri kubana niyo nyine waba utari umugore we ukwiriye kumutekera, ukwiriye nyine kumumenyera amafunguro n'ibindi byose nk'umuntu nyine muri kumwe mu nzu. Sinumva rero ukuntu nategura amafunguro maze nkagaburira umuntu undi simugaburire, ntabwo rwose ibyo bintu ngiye nabikora urabizi. Celine rero yabaye nk'urakaye, ariko uyu mushuti we ahita amubwira ati mbabarira rwose wikwitesha apeti, ahubwo nyine komeza wifatira amafunguro kandi uryoherwe. Bahise rero ibyo babivaho maze nyine bakomeza kwiganirira.
Nyuma y'iminsi mike rero Celine ahamagara umukunzi we maze akamubwira ati ariko se sheri ntabwo nkumbuye ko utaraza kundeba, ntabwo uzi ko ngewe ngukumbuye se? Naho umukunzi we ati maze iminsi mu bintu byinshi ariko rwose mu cyumweru gitaha nzaza kugusura nanjye ndagukumbuye cyane. Naho Celine ati nizere ko utazabyibagirwa kubera ko rwose ndakwikumburiye. Uyu mukunzi we rero Siaka ati nizere yuko ariko uwo musore nyine atakubangamiye. Celine ati yabitinyuka se? Ati urabizi ko rwose namumerera nabi. Naho rero Siaka ati ndakwizererega, ni nayo mpamvu nemeye ko ujya muri iyo bizinesi, nuko nari nkwizeye, ndabizi rwose ko nta kintu na kimwe kizagenda nabi. Celine ati humura nta na kimwe cyagenda nabi, gusa nyine urabizi ndagukunda cyane, sinjye nzabona ibi byose birangiye maze kandi nkongera nkaba ndi hafi yawe. Umunsi umwe rero Shani yaje gusura Mike, yarinjiye. Celine yari yicaye muri salo maze Mike ahita aza yiruka ahita amuhobera. Bahise rero batambuka maze bicarira mu ntebe, ariko nyine Shani ntabwo yigeze asuhuza Celine. Celine yakomeje kubitegereza maze Shani ahita atangira kubwira Mike ati sheri urabizi se nakuzaniye bya bintu nyine ukunda, ndashaka kubigutegurira. Naho rero Mike ati ntiwumva sha, ubundi niyo mpamvu nkwemera, ndagukunda cyane rwose, ubundi nyine ni wowe mukobwa ukwiriye kujya mu mago, ni wowe nyine ukwiriye rwose kwitwa umugore wanjye, ureke nyine iriya vampire iri hariya wagira ngo nta kintu na kimwe izi gukora, izi gushihurana gusa. Bahise rero baseka. Naho rero Celine yahise amubwira ati ibyo byose suri kubivugishwa n'utwo tuntu ari kukubwira kuzaniye. Yahise ahaguruka ati sinjye nzabona ibi byose birangira. Naho Mike ati nanjye sinjye nzabona ibi byose birangira maze nkibanira n'umukunzi wanjye, nta kintu na kimwe kiri kuntesha umutwe. Yamaze kugenda rero maze Shani ahita abwira Mike ati none se sheri ko ndeba wagira ngo ntabwo mubanye neza, kandi nyamara byaba bibangamye kuba mwaba muba mu nzu imwe ariko mutumvikana. Naho rero Mike ati hoya mwihorere uriya ntashobotse, ariko nyine mwihorere nta kibazo, icyangombwa ni ukuri hano ndi kumva nishimye, ikindi kandi uriya tuzamarana iminsi mike ibyo byose birangire maze rwose nkwisangire. Gusa ndumva nyine nkumbuye kuguha keya, ndumva nkumbuye kukubona uko mbishaka, dore ko nyine hano gusurwa ni ukubyitondera cyane kubera ko batubwiye ko nyine tutagomba kuzana abashyitsi uko twiboneye. Urumva nk'abasupervisor baramutse binjiye bagasanga ndi kumwe nawe tumeze nyine nk'abakundana, wumva byagaragara nabi ndetse bikaba bishobora no kudukurisha mu irushanwa. Rero tugomba kwitwararika cyane bishoboka. Umukunzi we ati ndabyumva cyane, ahubwo nyine reka njye mu gikoni njye kugutegurira. Yaragiye rero ajya kumutegurira nyine amafunguro. Ari mu gikoni ari gutegura, Celine yamusanzeyo maze atangira kumubwira tumva uramenye utaza gupfusha ibintu ubusa usanze hano, kubera yuko ibintu biri hano ni ibyanjye ndetse na Mike, nta wundi muntu n'umwe bigenewe. Ubwo rero witwararike utaza rwose kubipfusha ubusa. Uyu mukobwa rero Shani yaramwihoreye arakomeza aritekera. Mu kanya rero yamaze gutegura maze ashyira umukunzi we ibyo kurya mu cyumba, dore ko nyine yakundaga kumushyira amafunguro mu cyumba cyane. Bamaze gufata rero amafunguro basubijeyo amasahane maze nyine bigumira hano bari kwiganirira bari gutera story. Hanyuma rero Celine yaje yiruka yinjira mu cyumba cyabo nta no gukomanga. Atumva ati ndavuze ngo wowe Shani haguruka vuba ujye gutunganya kiriya gikoni, urabona ukuntu wahageze nkaho rwose ari aho bamena imyanda, ntabwo ushobora gutegura ngo maze nusoza utunganye igikoni neza. Mike rero aramubwira atumva uramenye utamenyera umukunzi wanjye, njye narakwihanganiye ariko rwose sinakwihanganira ko umenyera umukunzi wanjye. Naho Celine ati nanjye narakwihanganiye ariko noneho sinakwihanganira uwo mukobwa w'umunyamwanda. Yakomeje rero kuvuga amagambo mabi menshi nyine asakuza. Naho rero Shani yabwiye nyine umukunzi we ati mwihorere buriya ururimi rwoshywa n'urundi, nitwicecekera n'ubundi aragera aho agende. Ni nabyo kandi yarababwiye maze hashize umwanya aragenda asubira mu cyumba cye, ariko asiga ababwiye ati ningaruka ngasanga kiriya gikoni kigisa kuriya turabonana. Shani rero yahise abwira Mike ati ko mbona wagowe, ati uyu muntu muzamarana iminsi 90 yose, ati ndabona rwose bitoroshye. Naho rero Mike ati none se mbwira mbivemo se,
naho Shana ati hoya uramenye ntubivemo, ariya mafaranga turayakeneye kubera ko niyo tuzakoramo ubukwe, ni nayo tuzakoramo amabizinesi agiye atandukanye. Ubwo rero nyine ugomba kwihangana, ndabizi ko nawe uzi kwihangana ukamwihanganira nyine nta kundi. Celine we rero yagiye ku ruhande maze atangira kubiganiriza inshuti ze ati muzi ngo Mike aza n'umukunzi we maze baze banjagaraze, uriya mukunzi warajagaraye koko. Naho rero abashuti be batangiye kumuseka bati hoya se kandi ko wagira ngo se kandi uri gufuhira Mike, ntutubwire ko kandi utangiye kumufuhira. Naho Celine ati ngiyewe mufuhira, ati ntabwo se mubizi ko rwose Mike bitanashoboka, nta nubwo namutekereza, gusa nyine arambangamiye cyane. Uriya musore wowe urabona namufuhira se namukunda nabana nawe se? Ntabwo bishoboka rwose, ibyo nibyo muri kurota. Bakomeje rero kumuserereza bati ahubwo wabona utangiye kumukunda mu minsi mike gusa mumaranye. Naho rero Celine ati reka mbihorere, ndumva rwose mutangiye kumva ibintu ntababwiye. Cya gihe rero yavuganye na Siyaka cyarageze maze Siyaka aza kumusura. Yaraje rero nyine byari bicika, birumvikana Celine yari yishimye cyane. Hanyuma rero Siyaka aramubwira ati rero ngomba kumara hano nyine weekend yose maze tukayimarana. Hanyuma mu masaha rero y'ijoro bagiye kuryama, Siyaka yaramubwira ati hanyuma rero urumva ko nyine naje kugusura ndagukumbuye, urumva nyine tugomba gukora gahunda. Naho rero Celine ati hoya ibyo bintu ntabwo bishoboka kubera yuko urabizi n'ubundi naraguhakaniye, nakubwiye ko ibyo ari ibintu bizakorwa igihe tuzaba tumaze gukora ubukwe. Naho rwose ubu ngubu ntabwo bishoboka, ibyo nakubwiye mbere n'ubundi niko bikimeze. Naho rero Siyaka ati none kubera iki watumye ndara ahangaha, kubera icyo utanditse ngo nigendere? Naho rero Celine ati none se ni wari unkumbuye? Nanjye sinari ngukumbuye, ariko ntabwo ari ibyo natekerezaga ngewe nkubwira ko ngukumbuye. Birumvikana rero ntabwo nyine byagenze neza. Siyaka yaraye bimeze nkaho yarakariye Celine, gusa bwarakeye mu gitondo maze Celine ategura ibyo kurya nyine bya mu gitondo, ategura ameza. Hanyuma yahamagaye Siyaka kugira ngo aze nyine ku meza. Baricaye maze Celine aramubwira atumva ndakwinginze uretse kurya kubera ko ndashaka kubabaza uriya musore Mike. Naho rero Siyaka ati gute se kandi? Celine aturumva nyine iyo umukunzi wari hano baba bari gusangira batamikana, nyine ubona banyemeyeho, nanjye rero ndashaka kumwiyemeraho uretse gato kugira ngo abanze nawe ave mu cyumba aze hano muri salo maze dutangire gutamikana, dutangire nyine natwe kumwereka yuko dukundana, nanjye mfite umukunzi, nanjye mukore nyine nk'ibyo ajya nkora. Siyaka yahise amubwira ati none se urashaka nyine kumutera ishyari, urashaka se ko agufuhira? Naho rero Celine ati oya pe, ntabwo ari ibyo ngibyo nshaka, kubera ko rwose nta nubwo naba ibyo ngibyo mbitekereza, gusa ndashaka kumwishyura ngo mukorere nanjye ibyo yankoreye. Siyaka ati ariko sheri ndashonje rwose, ibyo bintu ndumva ntabitegereza, ndumva kandi nta n'impamvu kuko araza kuza n'ubundi asanga turi gufata amafunguro nta kibazo. Celine rero yakomeje kumubwira ati mbabarira iminota mikeya. Nyamara Siyaka yakomeje kwihangana ariko inzara yari imwishe. Yageze aho rero yumva kwihangana biranze maze ahita abwira Celine atumva komeza umutegereze aze munasangira ibi byo kurya bateguye kuko ndabona wagira ngo nibo babiteguriye. Yahise anahaguruka kandi ahita yitahira. Naho rero Celine asigara amuhamagara kubera ko yumvaga nyine yifuza kubabaza Mike nk'ibyo nawe nyine bajya bamukora, ariko uyu munsi ntabwo byari byemeye, ahubwo umukunzi we niwe wagiye ababaye. Nyuma y'iminsi mike rero wa mugabo wabahuje yaje kubareba, arababwira ati nizere ko rero imyiteguro muyigeze kure, kubera ko isaha n'isaha bashobora kuzaza kubasura bakababaza ibibazo bitandukanye kandi nyine mugomba kubitsinda ndetse mukabisubiza kimwe. Batangiye kumubaza bati none se urakeka bimwe muri ibyo bibazo ari ibihe? Naho rero uyu mugabo ati urebye nyine nanjye ntabwo nzi ibibazo bazababaza, ariko ikintu kimwe mugomba nyine gushyiramo imbaraga cyane ni ukumenyana hagati yanyu, buri wese akamenya undi mu buryo nyine bwimbitse. Mwebwe nyine mugomba kwigira nkaho kuko muri couple ya nyayo, maze mugatangira nyine kubaho ubuzima bwa nyabwo bwa couple. Nibyo bizabafasha kumenyana, kubera ko ibyo bibazo rwose muramutse mubitsinzwe ntabwo byaba ari byiza habe na gatoya. Celine rero yumviye inama z'uyu mugabo nyine wabahuje, maze umunsi wakurikiye yagiye nyine mu gikoni ategura amafunguro
yaraje ategura ameza, yitegurira ibye byo kurya ndetse ategura n'ibya Mike yaje ku meza maze asanga Celine yamuteguriye. Byaramutunguye kuko bwari ubwa mbere. Yaramubwiye rero ati ndishimye cyane kuba noneho wanteguriye amafunguro. Celine ati ndifuza ko nyine twagerageza kubaho nka couple bisanzwe, gusa nyine ntutekereze ko hari ahandi hantu byaba byerekeza, gusa ndashaka kuba umwana mwiza tukabana amahoro kugira ngo n'abasupervisor baramutse binjiye badutunguye babe rwose batasanga hari ikibazo kiri hagati yacu. Mike rero yahise amubwira ati ni byiza cyane. Yahise amubwira ati rero ubu ngubu ni wowe rwose ugiye kungaburira, ugiye kuzajya untamika. Naho rero Celine ati ngutamika? Mike ati nyine hano hari kamera, ugomba kwigira nkaho nyine turi mu rukundo bya nyabyo. Urabizi nyine nta gakino turimo, turi gukina ikinamico ariko tugomba kubyitwaramo neza. Celine rero yahise amutamika ariko arongera aramubwira ati nyine umenye ko rwose ibi byose nta hantu na hamwe byatugeza. Naho Mike ati ndabizi, none se byatugeza he kandi no kumvugisha kwawe bigoranye? Ibyo byonyine biragoranye. Yamaze kumutamika rero Mike ahita amubwira ati wow, wateguye ibyo kurya biraryoshye burya uzi gutegura. Naho rero Celine atuzi yuko ari ubwa mbere waba nyine unshimiye ukambwira ko nateguye ibyo kurya biryoshye, urakoze cyane ni ukuri. Mike nawe yaratunguwe ati uvuze urakoze? Ni ubwa mbere nawe rwose waba umbwiye ngo ndakoze? Yaramwitegereje maze abona ari no guseka ati noneho tekereza ko ari n'ubwa mbere nkubonye uri guseka, gusa nyine useka neza cyane, uri mwiza, ariko nyine ntubifate nk'ari imitoma ngo uteye, ariko ni ukuri niko bimeze. Aba bombi rero bakomeje noneho kuganira bari nyine no gutera story ariko mu buryo nyine bwo kugira ngo akazi gakorwe neza. Kubera ukuntu rero Mike yari ari gusetsa cyane Celine nyine yakomeje kumubwira ati ariko ni ukuri ndabona rwose uyu munsi unyeretse noneho isura itandukanye niyo nari nsanzwe nzi. Naho Mike ati ahubwo ngewe ni ngewe mbonye isura itandukanye rwose niyo najyaga mbona. Celine yahise amubaza ati gusa nyine uyu munsi mbonye ko uri umuntu mwiza utari umuntu mubi, none se mbwira ni gutyo rero ujya utereta abakobwa utereta? Naho Mike ati kurya se gusa? Ati nyine iyo ndi gutereta byurumva biba birenze, hano nyine urumva ni ibintu bisanzwe. Bakomeje rero guseka ubona nyine ko bishimye. Ntibyatinze rero kuko umunsi wakurikiye baba supervisor baje kubasura. Baraje rero bicara muri salo, babanje guhamagara Mike kugira ngo babe ari we babaza. Baraganiriye maze bamubaza igihe nyine amaranye n'umukunzi we, nabo bababwira ko bamaranye imyaka 5. Bamubajije rero ikintu umukunzi we akunda kurya kurusha ibindi, yababwiye rero ko akunda umuceri. Bamubajije ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, hanyuma bahita bamubwira ko nyine agomba guhamagara na Celine. Celine yaraje rero bamubaza igihe bamaranye maze yivugira ko ari imyaka 2. Bamubajije rero ikintu nyine umukunzi we akunda kurya, maze avuga ko nyine umukunzi we akunda kurya umuceri kandi mu by'ukuri ntabwo ari we yari yavuze. Rero byarangiye nyine babinyuranyije burundu maze rwose ba bantu bari baje byarangiye rero babinyuranyije cyane rwose. Ba bantu rero bari baje kubabaza ibibazo babonye ko nyine harimo akabazo, ariko kubera ko ari ubwa mbere bari baje kubabaza ntabwo babigize ibintu birebire. Naho rero Mike ari kumwe nyine mu cyumba na Celine basubiyemo nyine ibyabaye, maze Mike amubaza ibyo bamubajije. Celine yarabimubwiye ati ibibazo bambazaga byari bizarre, gute nari kumenya se ibyo kurya ukunda, gute nari kumenya ibintu byinshi bakumbazagaho, kandi mu by'ukuri njye nawe nyine tubana mu buryo nk'ubu ngubu tubanamo. Mike atariko nawe ntabwo byari ngombwa ko bimenya, wagombaga nyine gushyira en general ukabasubiza. Nkanjye bambajije ibyo ukunda kurya maze mbabwira ko ukunda kurya umuceri kubera ko natekerezaga ko abakobwa bose aribo bakunda. Naho Celine ati wabyishe rero, kubera ko ngewe ntabwo njya nkunda kurya umuceri, ndetse rwose niyo ari nko mu masaha y'umugoroba nirira imbuto gusa kuko ntabwo mba nshaka ibyo kurya bikomeye. Ubwo rero nyine urumva ko wabyishe. Naho Mike ati imbuto ku mugoroba? Ubwo se ko kumva ibyo bintu nari kubitekereza. Bose rero basanze nyine uburyo basubijemo nta n'umwe wahuje n'undi. Wa mugabo rero wabahuje bwarakeye aza kubareba,
yababwiye ko nyine batitwaye neza ndetse ko byabatesheje amanota, ariko arababwira ati nta kibazo, gusa muracyafite andi mahirwe imbere. Ikintu rero mugiye gukora ni kimwe kugira ngo ibi byose muzabashe kubigeraho neza. Mugomba kuzajya mwicara mukaganira maze mukabazanya ibibazo nyine byo mu buzima busanzwe, ku buryo mumenyana burundu, buri wese ajya abaza mugenzi we ibibazo yabaza umuntu yifuza ko bazabana. Ibintu byose yifuza kuba yabazi ku mugabo we ajya abimubaza, ibyo kurya akunda, amabara akunda, bizinesi yumva yakora, buri kimwe cyose nyine mujye mukivugana, muganire inshuro nyinshi. Ibyo bizatuma noneho ubutaha nibaza kubabaza ibibazo muzaba muziranye, ku buryo ibibazo byinshi muzajya mubasha kubisubiza kandi mukabisubiza mutanyuranyije. Bamubwiye ko rero bagiye kugerageza noneho kwitwararika, kubera ko rwose batifuza guhomba ariya mafaranga, ko bagomba gukora ibishoboka byose maze bakitwara neza. Baba supervisor rero bahamagaye wa mugabo wahuje Mike ndetse na Celine, baramubaje bati urabizi neza ko waduhaye couple ya nyayo, ko rwose mu bigaragara iriya couple yawe iri gukemangwa? Naho rero uyu mugabo ati yego, iriya ni couple ya nyayo. Bati none se wamenye iriya couple guhera ryari? Ati tumaze igihe kinini tuziranye kandi nabo bamaze imyaka bakoze ubukwe. Naho rero aba supervisor baramubwiye bati turabizi neza se ko couple twebwe dukeneye muri ariya marushanwa ari izimaze nibura umwaka zibana? Nawe ati bariya bo bamaranye imyaka 2 babana, gusa bari bamaze indi myaka baziranye. Ubwo rero rwose ntimushidikanye, n'abahaye couple ya nyayo, ku buryo ubu rwose mfite n'amacte de mariage yabo. Bahise rero bamubwira bati twari turi gushidikanya dukeka ko bashobora kuba batarigeze nyine banasezerana. Naho uyu mugabo ati hoya, mwishidikanya rwose, kandi ndakeka ko ubutaha muzabona ko cyari ikibazo nyine cy'imisubirize, ariko ubutaha bizaba byakosotse, kubera ko iriya couple ubundi iraziranye mu buryo bwose bushoboka. Ku rundi ruhande rero ntabwo nyine Celine na Mike ariyo couple yonyine yari iri ahangaha, hari andi makupure menshi aba basupervisor bagendaga bayanyuramo nabo bagenda bababaza ibibazo, ariko nyamara igitangaje ni uko amenshi muri yo ari ayari yariyubatse gusa kugira ngo abashe kujya muri aya marushanwa. Za nshuti rero za Celine zasubiye kumusura, maze zirebye nyine umubano noneho bano bombi bafitanye, dore ko Celine yari asigaye ategurira amafunguro Mike, ndetse rwose bakagerageza nyine kuganira noneho badashihurana. Aba bashuti be rero batangiye kwibaza niba byaba ari ibya nyabyo, noneho baragiye mu rukundo rwa nyarwo. Naho rero umwe muri bo atari ko ngiye niyo masengesho ndi gusenga, n'ubundi aba bombi bakoze ubukwe, njye ntabwo nifuza ko bazatandukana, ndifuza ko nyine baguma ari umugore n'umugabo, ndifuza ko bakundana bya nyabyo, noneho nyine bakaba couple ya nyayo. Undi nawe ati ntabwo nzi niba ibyo bintu byashoboka, kuko nkurikije nyine ukuntu uba ubona Celine atishimiye uriya musore, sinzi ko byavamo, ariko nyine baba bafite couple nziza cyane kuko baraberanye ukuntu. Noneho uriya musore ni bogari, yemba muri rwose nta naho ahuriye na Siaka. Batangiye rero kubiteramo story, maze batangira kwibaza batari ku bundi igihe bagiriye mu nzu ko twari turi gukina amakarita, kubera iki bagiye bagatinda? Umwe ati reka muhamagare, undi ati hoya wimuhamagara, none se niba bari kwiganirira ubundi nyine sibyo dushaka, bareka ahubwo babe bakemura ibibazo byabo. Icyaba cyiza ni uko noneho baza batubwira yuko ibintu byabo biri ku murongo, ubu noneho bari mu rukundo rwa nyarwo. Bose rero bahise baseka, maze bahita bavuga bati twizere ko bose ariko ibi bintu bigomba kuzagenda, kuko nicyo cyifuzo cyacu. Umunsi umwe rero Mike yasanze Celine mu gikoni, maze Celine ahita amubaza ati Mike umeze neza? Naho rero Mike ati kubera iki buri munsi umpamagara mu izina ryanjye? Tekereza ko ari nako wampamagaye imbere nyine y'aba supervisor, sinyeka ko ibyo bintu nyine ari byiza, wakabaye ushaka kandi kazina nyine karyohereye unyita. Naho rero Celine ati none se nakwita nkandi? Naho Mike ati hari twinshi, ushobora kunyita chérie, ushobora kunyita
sweetheart, ushobora kunyita honey, ushobora kunyita bebe, ushobora kunyita amazina menshi ashoboka. Naho rero Celine ati ahubwo se urabyumva ute ngiye nkwita nyiricyubahiro? Naho rero Mike yahise aseka ati ni ukuri ariko ntabwo ari imikino. Naho rero Celine nawe yahise aseka, maze Mike ahita amubwira ati useka neza cyane, ni ukuri nifuza ko rwose wakabaye uhora useka igihe cyose. Yakomeje rero amubwira ati ikindi kandi ndifuza ko rwose ibintu byo kutumvikana twabishyira ku ruhande, maze nyine tugatangira kujya tuganira tworoheje, ubundi nyine tukamenyana byimbitse, kubera ko amafaranga ari imbere yacu ni amafaranga menshi cyane, tutagakwiye kuba duhomba uko twiboneye. Celine yahise amubwira ati yego rwose nanjye ndabyumva, ngaho rero tangira umbwire, none se ubundi ni iki kintu uba wumva kiguteye amatsiko kuri njyewe? Mbese ikintu cya mbere uba wumva wifuza kumenya ni ikihe? Mike rero yahise amwegera maze atangira kumubwira atuje, ariko ari no kumukora ku misatsi. Aturumva nyine ndifuza kumenya byinshi bikwerekeyeho, ndifuza kumenya amafunguro ukunda, ndifuza kumenya ibintu biranga umusore ukunda, ndifuza kumenya niba ukunda ko bagusoma ku gahanga, ku itama, uko yabivugaga kandi nako yabishyiraga mu bikorwa. Naho rero Celine yari atuje cyane ahagaze nk'igiti, ubona rwose ibintu biri kumubaho byamuyobeye. Mike rero we yakomeje nyine kumubwira amagambo atuje cyane, maze bose bisanga bari gusomana. Byarakomeje rero ntibyarangiriye aho, maze rwose birangira cya gikorwa Celine yanze gukorana na Siyaka ahubwo kibaye hagati ye ndetse nyine na Mike. Gusa nyuma yabyo Celine yarababaye cyane, kubera ko byasaga nkaho yabikoze wagira ngo ntabwo rwose ubwenge bwari buhari. Yabwiye rero inshuti ze ibintu byose byamubayeho, maze ababwira ko rwose ari kumva hari wagira ngo ntabwo ari we. Yaravuze ati imyaka yanjye yose nabashije kwifata kugira ngo nzahure n'umuntu tuzakora ubukwe, none birangiye umusore tutanakundanye tutanateretanye ari we nyine dukoranye iki gikorwa. Ndumva ndi kwigaya, ndumva rwose bimbabaje, ntabwo mushobora kubyumva. Naho inshuti ze ziti none se tubwize ukuri nyine, ubundi nyine byagenze bite? Yababwiye byose rero uko byagenze, ati ntababeshye uriya musore nyine ubanza kumucika bigoranye. Tekereza ko yambwiye amagambo meza, atangira kunkuraho, nanjye rwose ntabwo nzi uko byangendekeye. Baramubwiye rero bati wikomeza kubyicuza kuko nyine n'ubundi byarangiye, kandi nyine nta kintu na kimwe wabikoraho. Gusa nyine we rwose yumvaga byamubabaje cyane, yari ari gutekereza ati nk'ubu ngubu Siyaka aramutse abimenye nabigenza nte? Kandi rwose we narabimuhakaniye imyaka yose tumaranye. Celine rero yabwiye abo bashuti be ati ntababeshye, ndumva rwose ibi bintu nabivamo, kubera ko ndumva ntabasha kubikomeza. Nabo batari ko nibwo waba uhombye cyane, kubera ko n'ubundi urumva hari ibyo wamaze gutakaza. Witakaza rero ntariya amafaranga, kandi nyine ariyo yatumye ibi byose bibaho. Ahubwo komeza ushyiremo akabaraga ku buryo rwose bizarangira ari mwebwe muyatsindiye. Umwe rero muri aba bashuti ba Celine yahise amubwira ati ariko se ubundi Celine urabyumva ute muramutse mubaye couple ya nyayo? Kubera ko n'ubusanzwe muraberanye, noneho kandi urumva ko rwose urubuto wari waribitseho igihe cyawe cyose, n'ubundi birangiye ari we nyine ururiye. Ubwo rero ko n'ubundi akuririye urubuto wari warabikiye uwo muzabana, kandi n'ubundi mukaba mwarakoze ubukwe, ubundi se waretse nyine mukazanagumana n'ayo mafaranga akazaba ari we muzayasangira? Celine ati hoya pe, hoya rwose ntabwo ibyo byashoboka, kubera ko nyine murabizi ntabwo mukunda, ikindi kandi nkunda nyine sheri wanjye, biriya byose twakoze byari nka bizinesi. Nabo batari ko nyine ukurikije ibimaze kuba hagati yawe nawe, turumva rwose ukwiriye nyine gutuza, ahubwo mugatangira gukundana bya nyabyo. Kuko ikigaragara cyo iyo urebye neza ukuntu uriya musore aba ari kukuvugisha, ukuntu aba akureba, biba bigaragara ko agukunda. Celine ati oya ntabwo ankunda, kubera ko afite umukunzi, ntabwo rero bishoboka ko yaba ankunda. Naho rero ku rundi ruhande Mike umushuti we nawe yaje kumusura, maze nyine amutera story z'ibintu byabaye. Naho rero uyu mushuti we yaramubajije ati nibyo se
none se uri kumva wiyumva ute? Mike ati ntakubeshye ndi kumva bisa nkaho rwose nibagiwe ba bakobwa bose. Ikibabaje ariko ni uko nyine Celine yandakariye, yatekereje yuko naba namuprofise nyine mu buryo rwose atari yiteguye, kandi nyamara nanjye ntabwo nzi ukuntu byagenze, ntabwo ari ibintu nari napanze, ariko ntakubeshye ndi kumva ari we wenyine ndi kwitekerereza, mbese ndi kureba imbere yanjye nkabona ni we wenyine uhagaze. Uyu mushuti we rero nawe yahise amubwira nk'ibyo neza abashuti ba Celine bari bari kumubwira, yaramubwira ati none se ubundi ko mwakoze ubukwe kandi nkaba numva mwana bukonsomye, ubundi nyine mwana kwigumaniye nk'umugore n'umugabo, noneho nyine ayo mafaranga mukazayasangira. Naho rero Mike ati wumva nyine njyewe rwose nta kibazo, kuko uriya mukobwa amaze no kumwiyumvamo cyane, ntabwo ushobora kumva ukuntu mba numva nyine nanamukunze, mba numva mwishimiye. Ino minsi tumaranye tuvugana neza, namaze kubona ko ari umwana mwiza cyane, ariko nyine ikibazo cye we ntabwo uba ubona nyine yanyemera, ntabwo ahari byashoboka. Gusa njyewe rwose ntakubeshye mba numva mukunze, aramutse nyine abyemeye nta kibazo twabikomeza. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ndakwizera mu gutereta nta mukobwa n'umwe wakunanira, tangira nyine uhere kuri zeru umuterete nk'aho mugihura, ndabizi neza ko azakwemera. Mike atumva ndaje rwose nzabigerageze, nubwo nyine atari ibintu byoroshye, uriya mukobwa utagira ngo aroroshye, ntabwo yoroshye rwose kuba wamutereta. Noneho uzi ikintu gitangaje se, tekereza ko ari njye mugabo wa mbere bahuye. Uyu mushuti wese yumirwa ati ku myaka afite se kandi afite n'umukunzi. Naho rero Mike ati ntakubeshye nanjye natunguwe pe, kubera ko ntabwo nari nzi ko ibi bintu bikibaho. Mushuti we yahise amubwira ati iyo kandi ni iyindi mpamvu ikumvisha yuko utagomba kumutakaza uko byagenda kose, uriya mukobwa ntagucike, kubera ko nanjye ndabibona nyine ko agoye, ariko nanone urumva ko nyine ufite impamvu nyinshi rwose zo kumwibikaho. Nyuma y'iminsi rero Siaka aza gusura Celine, bicara hanze bari kuganira, maze Siaka agatangira kubwira Celine atari ko se mukunzi ko mbona rwose ukonje utameze neza, urarwaye? Naho rero Celine ati ndumva nyine ntameze neza ariko nta birenze birimo. Siaka ati mbabarira umbwire none se Mike ari kukubangamira muri iyi minsi? Naho Celine ati hoya rwose naba mubeshyeye, ntabwo rwose ari kumbangamira habe na gatoya. Siaka ati ariko ko ndiye uri kujya kumuvuga ugatuza, wagira ngo rwose noneho musigaye mwumvikana. Naho rero Celine ati hoya ni kwa kundi nyine biracyameze nk'uko byari bimeze mbere, nta cyahindutse. Siaka yarebaga rero uyu mukobwa maze akabona ari kugenda acika intege uko rwose iminota igenda ishira. Yamukozeho maze yumva afite umuriro mwinshi, yaramubwiye ati noneho genda nyine uba uryamye uruhuke, ahari nyine uraza kumera neza. Celine rero yaragiye maze araryama, ariko n'ubundi biranga, akomeza kumera nabi, yumvaga rwose atameze neza habe na gatoya. Hanyuma Siaka yaraje aramufata maze amujyana kwa muganga, kuko nyine yabonaga ko rwose uyu mukobwa ari kuremba. Bakigera kwa muganga rero bamufashe nyine bamukoreye ibizami bigiye bitandukanye, maze mu kumuha ibisubizo bamubwiye ko rwose atwite inda y'ibyumweru bikeya. Siaka akimara kubyumva yabwiye muganga ko ari kwibeshya cyane, ko rwose atari byo, kubera ko ari we mukunzi we kandi bakaba batararyamana na rimwe. Ati ntabwo bishoboka nyine ko rwose yaba atwite. Naho rero Celine birumvikana yari yaguye mu kantu. Siaka yaramwitegereje abona uyu mukobwa birasa nkaho rwose ibyo bamubwiye we rwose bitamutunguye cyane, ndetse kubera ukuntu yari yacecetse yanabonye ko ari nko kwemera ko ibi bintu yabikoze byanze bikunze. Yahise atangira rero kumubaza ati mbwira ninde muntu waguteye inda? Naho Celine ati ni Mike. Siaka ntabwo yigeze abyumva, ati Mike niwe waguteye inda? Naho Celine ati cyane. Siaka rero yatahanye n'ubundi Celine kuko yagombaga kumutahana. Bakigera mu rugo yahise asanga Mike ahagaze muri salo, yahise atangira kumukubita inshyi zitandukanye mu matama yombi, ati nta soni wifate utere umukunzi wanjye inda. Mike birumvikana nawe nibwo yari akimenya yuko bya bindi bakoze hari icyavuyemo. Yaracecetse rero ahita ahindukira maze areba Celine. Naho rero Siaka ati mbwira ni gute wabashije gutera inda umukunzi wanjye? Batangiye no guserera, nyamara na wa mukobwa wakundanaga nyine na Mike nawe yari ari hano muri salo.
byaramurenze rero yibaza ukuntu nyine Mike yaba yarabashije gukora kiriya gikorwa na Celine n'ukuntu yamwangaga. Yahise abwira Siaka ati aha ngaha rwose uri kwibeshya kubera ko umukunzi wanjye yakora ibindi ariko ntabwo yabasha gukora kiriya gikorwa n'uyu mukobwa. Naho rero Siaka ati ntabyo uzi. Celine we yabonye nyine ibintu byakaze maze arababwira tumva nimumbabarire murekere aho kurwana, murekere aho guterana amagambo. Ariko Siaka amubwira ati ceceka, wowe igihe cyose nakubwiriraga ko nkeneye ko rwose dukorera gahunda ukampakanira, naho rwose waremeye wiha nyine uyu musore wangaga, wahoraga umbwira yuko mutashobokana, none byarangiye ari we uhaye urubuto wari warambikiye. Celine rero yumvise ibi bintu byose atashobora kubyihanganira maze ahita akomeza yigira mu cyumba. Mike we nta jambo na rimwe yari ari kuvuga, yari yumiwe. Gusa nanone ari kujya abwira Siaka ati mu bintu byose uri buvuge wirinde rwose gukomeza kuvuga Celine nabi, nyamara yibagirwaga ko na Shani ari hano. Mike rero yahise abwira nyine Siaka ati ariko ubundi ko nuvuga amagambo menshi, uriya ni umugore wawe? Niba mbizi neza nta mpeta uramwambika, nta bukwe murakora, ariko njyewe twakoze ubukwe, bishatse kuvuga ko rero ari umugore wanjye kurusha uko ari umugore wawe. Shani acyumva ibi byose yahise asohoka n'umujinya mwinshi, dore ko nyine yari ari kubibona neza n'amaso yari ari kumwihera ko rwose Mike ari ku ruhande rwa Celine kurusha uko yaba ari ku ruhande rwe. Celine rero we yagiye mu cyumba maze atangira kurira kubera ko nawe ibintu byari byamubayeho rwose yumvaga nyine atari kubyumva neza. Ati sinumva ukuntu inshuro imwe gusa yatuma umuntu tutigeze dukundana antera inda. Amarira rero yari menshi. Aba bose rero bamaze kugenda maze Mike ahita amusanga mu cyumba, yaramubwiye ati ibintu bari kuvuga koko ni ibya nyabyo. Naho Celine ati mbabarira umva imbere kubera ko rwose sinshaka kukubona, ibi bibazo byose ndimo ni wowe wabinteje, ni wowe rwose watumye ibi bintu byose biba. Naho rero Mike ati ariko nanjye ntabwo nari nigeze mbipanga, ikindi kandi nubwo ntari nigeze mbitegura ariko ni ukuri niteguye kukwitaho ndetse n'umwana wacu. Celine ati hanyuma rero urumva uyu mwana se nzamugumana? Naho Mike ati utamugumana, atugomba kumugumana rwose kubera yuko uyu mwana njyewe nubwo ntaramubona ariko ndamukunze cyane, ndetse rwose kuba yaraje ntabwo yigeze abigiramo ubushake. Hanyuma rero twe twamuzanye ku isi tugomba kumwitaho byanze bikunze. Celine rero yari ari kurira atunyangirije ubuzima, unyangirije ahazaza, utumye buri kimwe cyanjye cyose cyangirika. Celine rero yafashe telefone kugira ngo ahamagare Siaka maze amusabe imbabazi, nyamara yatunguwe no guhita yitabwa n'umukobwa wamubwiye atumva uramenye rwose utazongera guhamagara umugabo wanjye ukundi, sinzi uwo uri we ariko umugabo wanjye ntabwo nshaka rwose ko agira kururu n'abakobwa. Ubwo rero rwose ndakwinginze iyi nimero uyisibe muri telefone yawe. Celine rero yumvise bimucanze kubera ko atarazi yuko nyine uyu yitaga umukunzi we yakundaga n'umutima we wose, ntabwo yarazi yuko yari afite undi mukobwa bakundanaga. Yahise rero atuza maze rwose atekereza ko nyine ibyabaye byamaze kuba kandi nyine nta kundi kuntu yabasha kubigarura, ndetse ko n'uwo yitaga umukunzi we cyari cyo gihe kugira ngo amenye ko rwose atari we wenyine akunda, ahubwo amukundana n'abandi batandukanye. Celine rero kandi yagombaga kubwira na za nshuti ze uko ibintu bimeze n'ukuntu ibintu byose byagenze nabi. Hanyuma rero bahise bamubwira bati ariko n'ubundi twarakubwiye ngo umutima wawe wose werekeze kuri Mike, n'ubundi niwe mwakoze ubukwe, niwe muri kumwe, ubu niwe mugabo wawe kano kanya. Naho rero Celine ati ntabwo byashoboka kubera ko rwose Mike aracyakomeza kuzana na wa mukobwa bakundanaga. Ubwo rero urumva yuko mu by'ukuri ibyabaye hagati yanjye nawe nta gaciro yigeze abiha. Izi nshuti ze rero zahise zifata umwanzuro wo kujya kwibariza Mike nyine uko atekereza umubano we ndetse na Celine. Bakimubaza rero Mike yarababwiye ati ni ukuri njyewe Celine ndamukunda n'umutima wanjye wose, ahubwo nyine mba mbona rwose watabirimo, mba mbona adashaka koroshya ibintu ngo maze twumvikane, ariko njyewe ndamukunda wese.
Izi nshuti rero za Celine zaramubajije ziti none se niba umukunda kubera iki nyine ukizana wa mukobwa mwakundanaga? Naho rero Mike ati rero inshuro namuzanye nuko nyine nageragezaga kwereka urukundo Celine maze nkabona rwose ntacyo abyumvamo, noneho namuzanye kugira ngo ndebe ko nibura Celine yafuha cyangwa yabimbazaho, nyine ndebe ukuntu ari bwifate, kubera ko ngewe uriya mukobwa rwose sinari nkimutekereza, umuntu wenyine ubu ngubu ntekereza ni Celine nta wundi. Aba bashuti rero ba Celine bongeye kumubwira ko burya bya bindi byose Mike yakoraga ko ari ukugira ngo nyine arebe ko Celine yamugarukira, ko rwose amukunda n'umutima we wose. Naho rero Celine ati rero rwose ngomba kubanza nkabitekerezaho, kuko ibintu biri kumbaho ndi kumva biri kunyivangira mu mutwe cyane. Ku rundi ruhande rero Mike na Celine bahamagaye wa mugabo nyine wabahuje, maze bamubwira ko noneho kuri uyu munsi Celine atwite. Bakimukoze iyi nkuru we yarishimye maze atangira guserebura. Bamubajije rero ikimushimishije, ati none se mwebwe ntabwo mwumva ko dutsinze igitego cy'umutwe? Kuba rwose utwite noneho ni impamvu y'uko tugomba gutsinda aya marushanwa byanze bikunze, kubera ko baba supervisor ntabwo bazongera gushidikanya kuri couple yanyu. Iki ni igihamya cy'uko nyine mubana bya nyabyo kandi mukundana. Uyu mwana rwose ni impamvu y'uko nyine tugomba kuzatsinda, ari twe couple bagomba kuzahitamo. Celine yaramubwiye ati urumva bigushimishije, nyamara urumva ko rwose ubuzima bwanjye ngewe buri mu kaga, none se ubundi uratekereza hazakurikiraho iki? Naho rero Mike atari ko sinzi impamvu rwose wihebye, kandi narakubwiye ko ngukunda, ngewe ndagukunda. Ndetse ari kubibwira nyine n'uyu mugabo wabahuje, ati ngewe ndamukunda n'umutima wanjye wose, niteguye kandi kurera uyu mwana ndetse no kwita kuri mama we. Rero sinzi impamvu rwose ahangayitse cyane, ibyabaye twese byaradutunguye, ariko nyine niteguye rwose gufata responsibility nk'uko nyine mbigomba. Uyu mugabo rero noneho byaramutunguye, atari kuzi ko noneho neza mwabaye couple ya nyayo, nyamara rwose muri no kuvugana nubwo muri gutongana, ariko nkabona mu maso yanyu ko mukundana bya nyabyo. Mwatuje se maze mukumvikana? Ahubwo ni ukuri ndabona rwose nanjye ubanza nzabahemba ikindi gihembo cyo kuba nyine mwaritwaye neza mu bintu twari twapanze. Ndabona gusa ariko bitazagarukiraho, kuko nanjye ndi kubareba nkabona neza neza mwabaye umugore n'umugabo. Mike rero yabonye Celine ari gusakuza, maze ahita ahaguruka aho yari yicaye. Yaragiye rero amwicara iruhande, yamufashe ku rutugu, maze atangira kumubwira ati nukuri ndakwinginze, mbabarira rwose ku byabaye byose. Ndabona ko bisa nkaho rwose naguhemukiye nakubabaje, ariko mbabarira. Gusa ikintu cyonyine nshaka kukubwira ni uko nagukunze guhera ku munsi wa mbere nkubona, ariko ntabwo wigeze umpa umwanya wo kugukunda no kukwereka urukundo, kubera ko nawe urabizi nyine ukuntu ugoranye, ariko ndagukunda. Noneho ikindi kirenzeho, njyewe navutse mu muryango wacu ari njye mwana umwe gusa ababyeyi banjye babyaye, nta mukobwa n'umwe nigeze ntera inda kuva nabaho, ni wowe mukobwa wa mbere nteye inda. Hanyuma rero uyu mwana urabyumva ni umugisha kuri njyewe, ndetse rwose uyu mwana ni zahabu yanjye. Ndakwinginze mbabarira, uyu mwana tumugumane, nzakuba hafi ndetse rwose nzamwitaho nawe nkwiteho, ntabwo kandi uzigera wicuza kuba nyine waratwise umwana wanjye. Ni ukuri nturegrete rwose, kubera ko byonyine ndagukunda, kandi uyu mwana nawe ndamukunda nubwo ntaranamubona, ariko ndakwinginze rwose tuza wumve ko mpari, kandi wumve ko nzakuba hafi, wumve ko ntazagutererana n'umunsi n'umwe. Ibi bintu rero ari kubivuga Celine yari yacecetse, kubera ko nyine wabonaga n'ubundi yaciye bugufi, ameze nk'aho amagambo yose Mike ari kumubwira ari kumukora ku mutima. Uko rero iminsi yagendaga ihita, Mike rwose yagiye yitwara neza, ku buryo nyine Celine nawe yabonye ko Mike ari we mugabo umukwiriye, dore ko yatangiye kumwitaho noneho by'umwihariko, ndetse rwose no kumubwira amagambo meza, ku buryo noneho Celine
yagiye akajya ku murongo neza, maze rwose nawe agatangira noneho kwirekurira Mike, ndetse rwose akamubwira ko amukunda n'umutima we wose, ndetse ko yishimiye kuba bari kumwe, ndetse ko n'umwana wabo azishimira kuba aba bombi bazaba ari ababyeyi be igihe azavukira. Mike rero yamubwiye ko ari byo bintu bya mbere bimushimishije kumva aya magambo, ko rwose ari ikintu cy'ingenzi kuri we. Yaramubwiye ati burya abakobwa bose nigeze gukundana nabo, ariko nta mukobwa n'umwe nigeze nkunda nk'uko ngukunda, cyane cyane ko nta n'umukobwa nigeze mbona nyine ukwiriye kuba yaba umugore wanjye, kubera yuko bose nasangaga nyine bafite amadefo ntakwihanganira. Ibyo navugaga byose si uko nyine aribyo natekerezaga, ahubwo kubera ukuntu nkikubona nahise ngukunda, nababwiraga ibintu byiza kugira ngo ndebe ko rwose wafuha, ariko nawe ngasanga rwose nta n'icyo bikubwiye na kimwe. Batangiye rero kubiseka maze batangira kubiteramo story, gusa Celine yatangiye noneho kujya aseka no kwishimira uyu mwana yari atwite. Hanyuma rero hashize iminsi mike ari kumwe n'inshuti ze zaje kumusura, yarazibwiye ati burya nasanze Mike ari we mugabo w'inzozi zanjye, kubera ko ni umuntu mwiza birenze uko nabitekerezaga, anyitaho, ambwira neza, mbese arankunda nkumva nanjye ndanyuzwe, noneho ikirenze kuri ibyo nanjye ndamukunda. Inshuti ze rero zarishimye cyane, ziti ni ukuri tunejejwe no kukubona useka, kukubona wishimye, kukubona uri mu rukundo, ni ibintu bidushimishije cyane. Celine rero yarabwiye ati burya bwose Siyaka ntabwo rwose yari uwanjye, tekereza ko umunsi nyine biriya byabereyeho ari nawe namuhamagaye maze ngasanga ari kumwe n'undi mukobwa, bishatse kuvuga ko atari uwo yari ashatse ako kanya, ahubwo ari ubwo rwose bari bamaranye igihe, ari n'uwo bari basanganywe. Nta nubwo nakwemera ko ari umwe, buriya ashobora kuba afite benshi, bishoboka ko ari nayo mpamvu kandi yari yarabashije kwihanganira kudakora kiriya gikorwa nanjye, kubera ko yari afite abandi bagikora. Izi nshuti ze rero zahise zimubwira ziti nyine ibintu byose bibaho kubera impamvu, ibyakubayeho byari ukugira ngo umenye yuko umusore muri kumwe atari uwa nyawe, ndetse nimumara no kubana nta byishimo uzigera ugira. Gusa nyine izi nshuti ze rwose zari zishimiye ukuntu noneho abayeho abanye na Mike. Bari bari kumubwira bati noneho turahamya nta gushidikanya ko baba supervisor nibaramuka bagarutse ibibazo byose uzabisubiza neza. Naho Celine yarasetse ati cyane rwose, ahubwo ndanahamya ntashidikanya ko ari amafaranga ariko tuzayatwara, kubera ko ubu noneho turaziranye, twaramenyanye, tuganira buri kimwe cyose, turaziranye bihagije ku buryo nkeka ko nta kibazo bambaza ngo maze gipfe kunanira. Ku rundi ruhande ariko ibintu nyine byari bikaze, baba supervisor couple bari bazigeze kure bazikura mu marushanwa, kubera ko bagendaga bavumbura nyine ko abantu bababeshye maze bakagenda babakura mu marushanwa, nyamara babaga bahombye kuko rwose babonaga ibintu byinshi cyane nyine muri aya marushanwa. Hanyuma rero iyo wavagamo ritaranarangira wabaga uhombye ibintu byinshi. Ku rundi ruhande rero wa mugabo wahuje Mike ndetse na Celine yaje kubareba maze ababwira ko rwose noneho ibintu bikomeye, kubera ko bari kurobanura abagomba kuzajya kuri finale, maze arababwira ati rero mwitegure kubera ko isaha n'isaha mushobora kuzabona nyine babagezeho. Naho rero Mike ndetse na Celine basubirije rimwe bati twebwe nta kibazo dufite na kimwe, birenze no kuba twiteguye, niyo baza kano kanya niyo byaba ejo nta kibazo, ntugire ikibazo na kimwe, kubera ko ubu rwose twebwe turiteguye kandi turabategereje. Yarishimye rero maze ababwira ati biragaragara no ku maso yanyu murishimye, umuntu arabareba akabona ko koko muri couple muranezerewe, gusa nanjye ndabishimiye ni ukuri. Yarabasezerera ati ubwo nta kibazo mufite reka ngende ubwo dutegereze nyine igihe bazazira, gusa mukomeze muryoherwe n'urukundo rwanyu. Baramubwiye bati urakoze cyane, gusa byo rwose turaryohewe. Akimara kugenda rero Mike yahise abwira Celine ati warakoze kunkunda, kubera ko ndishimye, ntabwo nshobora kubikubwira ngo byumve. Naho Celine ati ahubwo wowe warakoze kunkunda kandi ukamba iruhande, nanjye ndanezerewe, ntabwo wakumva ko ibyo twitaga amarushanwa ubu ndi kubikora rwose nk'uwikinira, kubera ko nyine ndi kumva
nta kibazo na kimwe mfite, ndi kumva nzi buri kimwe kuri wowe, ndi kumva ikibazo cyose bambaza nagisubiza, noneho kandi ndanishimye. Ubwo nyine amarushanwa twayatsinda tutayatsinda nta n'icyo bimbwiye, icyangombwa ni uko ngufite ndetse nkaba mfite n'uyu mwana uri mu nda. Mike rero yahise amuhobera maze aramubwira ati nanjye neza neza ni nk'uko ntekereza. Umwe rero mu nshuti za Celine yaramuhamagaye maze aramubaza ati none se umeze ute na Mike? Naho Celine atumva tumeze neza turishimye, Mike ni umugabo udasanzwe, ni umwana mwiza cyane, ndishimye ntabwo mushobora kubyumva, mba numva mukunda uyu munsi ndetse niteguye kumukunda nkongera nkamukunda, mbese ndamukunda ku buryo mudashobora kubyumva. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ndishimye cyane kuba warabashije kwibagirwa Siyaka, atuzi yuko Siyaka ntabwo yagukundaga habe na gatoya, tekereza yuko nanjye yanterese maze akansaba ko najya mu mwanya wawe nkagusimbura. Celine ati nibyo se koko? Naho rero uyu mushuti we ati cyane, gusa nyine namubwiye ko ntifuza no kuzongera kumubona ukundi kubera ko numvaga nteye umujinya. Celine ati ni ukuri ntacyo nahombye, n'ubundi urumva ko yari kuzaba muri ba bagabo mumara gushakana maze bakajya basubira kandi kuryamana n'aba ex babo. Ntacyo nahombye rwose, ariko ndakubwiza ukuri ndishimye, ntabwo ushobora kubyumva. Mbese iyo ntekereje nsanga ari njye mfite umugabo mwiza muri kino gihugu, ampa ibyishimo, anyitaho, ntabwo nabikubwira ngo ubyumve. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ndishimye ku bwawe, kandi ibyo nyine nibyo twahoze tukwifuriza guhera na kera kose. Baba supervisor rero baje kureba Mike ndetse na Celine uyu munsi nyine na wa mugabo wabahuje yari ahari, bababajije ibibazo nk'ibisanzwe nyine babazaga umwe maze basoza bakabaza undi. Uyu munsi baratunguwe dore ko bagombaga kubabaza ibibazo 40 byose, kubera ko nyine ibya mbere basaga n'ababitsinzwe, bagombaga kubabaza ibibazo byinshi maze noneho bakareba ko nyine bahagaze neza. Gusa ibi birangiye batunguwe no gusanga aba bombi nta kibazo na kimwe bataziranyeho, kubera ko mu bibazo byose bababajije barabyujuje byose uko bakabibabajije, kandi nyine barabisubizaga batandukanye batari kumwe. Hanyuma rero baraje bicara muri salo kugira ngo nyine abasupervisor bababwire ibyavuye nyine mu bibazo bababajije. Bababwiye ko batunguwe no kubona ukuntu baziranye, ukuntu basubiza ibibazo. Barababwiye bati ni ukuri mwadutunguye, nyamara bari no kuvuga ibi ngibi Celine na Mike bari bicaranye, ariko banyuzamo bakarebana maze bagaseka, ndetse bakanyuzamo ukabona bari kwisomanira nk'aho rwose nta muntu n'umwe uri hano. Hanyuma rero aba basupervisor bari bumiwe ukuntu aba bombi bakundana, ukuntu baziranye kuri buri kimwe cyose. Barababwiye bati ni ukuri muradutunguye, gusa turabishimiye, muri couple iryoshye rwose, haba kubareba haba kubumva, mwumve ko tubishimiye. Hanyuma rero ubu ngubu nyine mubonye itike ibajyana kuri finale, turizera ko nyine naho bizagenda neza cyane. Turabifuriza kandi amahirwe masa. Wa mugabo wabahuje yananiwe kwihangana maze ahita ahaguruka arabahobera, kuko yumvaga nyine ibintu byose biri kugenda neza. Ni nako nabo bahise bahoberana, maze Mike akajya abwira Celine ati sheri, tekereza ko tugeze kuri finale. Bose bari bishimye bakajya bahoberana bagasakuza. Naho rero aba basupervisor barabasezeye maze babwira ko nyine babifuriza amahirwe gusa. Aba bombi rero basigaye bari guserebura, byari byabarenze. Mike ati ndabizi neza uri umugisha, n'undi mugisha rero tugomba kuzawubona. Naho Celine ati tugomba kuzatsinda, nitwe tugomba gutsinda byanze bikunze. Umunsi umwe rero Celine na Mike bari bicariye muri salo, kwa kundi kwabo nyine. Buri gihe Mike yabaga akikiye Celine bari kwinywera akajuisi, ubona rwose bibereye mu rukundo, bari no kureba kandi agafilime. Bagiye kubona babona Shani arinjiye, bose rero bamurebeye icyarimwe, maze araza bahagarara imbere ahita ababwira ati ntwite inda y'ibyumweru 2. Celine acyumva ibi ngibi yahise amera nk'umuntu uguye igihumure. Naho rero Mike yahise amubwira ati ariko wa mukobwa we, ufite ikihe kibazo? Genda unzanira amazi. Naho rero Shani ati hoya ntayo nzana,
bibaye byiza ahubwo yapfa kubera ko yaba amviriye mu nzira. Mike rero yahise amubwira ati gusa nyine nta nubwo nari nzi ko uri umugome bigeze aho ngaho. Yahise aterura rero Celine maze amujyana kwa muganga. Yageze rero maze bamwitaho, ubundi nyine Celine arongera amera neza, gusa yari afite ubwoba bwinshi bw'ibintu yumvise. Mike yaramubwiye ati sheri, ndakubwiza ukuri, uriya mukobwa arabeshya rwose, nawe urabizi, ntabwo mperukanye nawe, hashize igihe kinini cyane tutanabonana. Ibintu rero ari kuvuga arabeshya, ahubwo yagira ngo nyine uve mu buzima bwanjye, yagira ngo akubabaze. Nyamara uko bagiye kwa muganga niko Shani nawe yasigaye hano mu rugo yarwigaruriye yigize umuyobozi w'uru rugo. Hanyuma rero baragarutse bavuye kwa muganga, maze Mike ajyana nyine Celine mu cyumba cye aho yararaga. Mike nawe araza abamwicaye iruhande. Yagiye kubona Shani ati ni njyewe ngomba kuba ndi kumwe na Mike, ntabwo nyine ari Celine. Mike yagize umujinya maze ahita amuterura, yaramuteruye aragenda amushyira inyuma y'igipangu kuko yumvaga adashaka no kongera kumubona ukundi. Yarabizi neza ko uyu mukobwa abeshya. Naho rero Shani nyine ari hano inyuma y'igipangu yatangiye kwiriza, maze wa mushuti wa Mike arahamusanga ati ariko se utabeshye, ibintu uri kuvuga ni ibya nyabyo? Naho rero uyu mukobwa ati hoya ntabwo ari ibya nyabyo, ariko nanone ntabwo nareka umukunzi wanjye ngo agende gutyo gusa. Uriya mukobwa antwarira umukunzi ndaho ngaho nanjye maze nkomeze ndebere se, ngomba kwigarurira ibyanjye byose batwaye, kandi nta kundi kuntu nabigenza uretse nyine kuba namubwira yuko amutwitiye. Naho rero uyu mushuti we ati none se urumva Mike ari igicucu ku buryo atazi yuko mudaherukanye, ku buryo yatekereza ko yaguteye inda? Yaramubwiye ati genda ahubwo tuvira imbere y'igipangu cyangwa duhamagare polisi izaba ari ihagukura. Uyu mukobwa rero yaragiye n'agahinda kenshi. Nyamara uyu mushuti wa Mike nawe yaraje maze abisobanurira Celine. Celine rero yarababwiye ati rega njyewe nizera Mike cyane ku buryo ikintu cyose ambwiye mba nzi yuko ari icy'ukuri. Ibyo yambwiye nabyumvise, kandi Mike ndamukunda nawe arankunda, ndabibona, ndabizi neza ko rero ibyo uriya mukobwa byose yavugaga atari ibya nyabyo. Mike rero yaramubwiye ati ni ukuri warakoze kunyizera, ni ukuri ndagukunda kandi ibyo byose ndabigukundira. Iminsi rero yarashize, maze nyine Mike ndetse na Celine bagiye noneho kuri finale y'amakupure kugira ngo nyine bahitemo couple imwe izaba yaratsindiye cya gihembo nyamukuru. Ndetse couple yagombaga gutsinda bagombaga kuyishyurira tike y'indege ndetse na hoteli ihenze hanze, maze bakajya mu kiruhuko bakajya kuryoshya nyine hanze. Ntabwo rero uyu munsi aribwo nyine babahaye ibisubizo, kubera ko bababwiye ko couple yatsinze bazayivuga undi munsi, ndetse rwose ko bazayitangaza kuri televiziyo y'igihugu, ko nyine amakupure yose agomba kuzaba yiteguye uwo munsi. Hanyuma rero uwo munsi warageze, Mike na Celine bari bicaye muri salo, na wa mugabo wabahuje birumvikana n'inshuti zabo zari zaje kugira ngo bumve nyine ibisubizo. Bagiye rero kumva, bumva batangiye kuvuga nyine amakupure uko yagiye akurikirana, bahereye ku ya gatanu barinze bagera ku ya kabiri batarabavuga, maze ubwoba buba bwinshi. Batekerezaga ko ahari batsinzwe, ariko bagiye kumva bumva bati couple nyine yabashije kuba iya mbere yahize izindi mu myitwarire ni couple ya Mike ndetse na Celine. Barahagurutse barahoberana bavuza induru, inshuti zabo zirabishimira, byari ibyishimo birenze. Bahise rero bababwira ko kandi bagomba kuboherereza ibyangombwa vuba cyane bigomba nyine kuzabafasha kujya mu biruhuko bemerewe, ndetse ko n'amafaranga yabo ubu nyine bari kuvuga agomba kuba ari ku makonte yabo ayo batanze. Nyine barishimye, ibyishimo byarabarenze, maze wa mugabo wabahuje ati nari mbizi rwose ko nyine iki gihembo tugomba kuzakigeraho. Gusa noneho ikinshimishije si icyo cyonyine, nuko ahubwo byarangiye nanabakozemo couple ya nyayo. Baramushimiye rero kuba yarabahuje kubera ko batari baziranye, ariko nyamara yasanze nyine yarahuje abantu bagombaga guhura n'ubundi.
inshuti zabo rero zababwiye ko zishimye cyane, maze Celine ahita ababwira tumva mwebwe rwose ukuntu mwambaye hafi, ukuntu nyine mwakomeje kunshyigikira, muhumure namwe ku gihembo ngomba kuzabahaho. Naho rero Mike yahise amubwira ati sheri rero ndagukunda cyane ubyumve, hanyuma rero uyu munsi hari ikintu nyine nifuza kukubwira. Yikoreje mu cyumba maze abaragarutse, yaraje rero ahita ashyira ivi hasi maze abatangiye kubwira Celine ati sheri urabizi nyine twakoze ubukwe butanyuze mu nzira za nyazo, ariko nyine uko byagenda kose n'ubundi twarabukoze, ariko uyu munsi ndashaka kugusaba ko wambera umugore imbere y'aba bantu bose, maze noneho ubinyemerere ku mugaragaro ndetse ubyemerane urukundo, umubwire ko rwose wifuza ko twazabana akaramata, kuko ngewe nicyo cyifuzo cyanjye. Yakuye impeta rero mu mufuka, maze Celine nawe ahita azana ikiganza yihuse ati ndabyemeye mugabo w'inzozi zanjye, ndagukunda kandi nzahora ngukunda, niyo rwose ibihe byasubira inyuma nakongera nkaguhitamo inshuro ntazi. Naho rero Mike ati nanjye nuko naguhitamo nkazongera nkaguhitamo. Barahagurutse maze barahoberana, inshuti zabo byari byazirenze, byari ibyishimo gusa. Mike rero amubwira ati hanyuma rero ubu ngubu nyine aya matike y'indege ndetse na hoteli batwishyuriye tugomba kubikoresha nk'aho turi mu kwezi kwacu kwa buki. Barongeye barahoberana maze bongera gushimira uyu mugabo nyine wabahuje. Byari ibyishimo rero gusa, inshuti zabo byari umunezero. Mike ati uri umugisha wanjye, gusa wumve ko rwose wampaye ibyishimo byose nifuzaga kuri iyi si. Inkuru yacu rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.